Okay guys, abantu benshi bakunda kwibaza ati se Rocky abona guta amakuru amwe yumva arayibanga se cyangwa ukumva ni ya makuru atari yamenyekana ahantu henshi ukumva asa nk'umuntu wacukumbuye cyane. Rero nta rindi banga abayakoresheje uburyo tugiye kurebera hamwe se ni gute abona ari ya makuru yibanga kandi ukumva asa nkaho ari we wenyine ushobora kuba wayamenye mbere, ukumva biratangaje cyane. Rero guys, nimba nawe utaruzi ko ashobora kuba abona ari ya makuru se cyangwa ukumva avuga amakuru nawe ukumva ari mara gutungura ukuntu ntumenye ukuntu arimo arayabona se cyangwa kandi ukumva bijyanye n'ibintu bigezweho se cyangwa ibintu biri kuvugwa cyane ukumva asa nk'uwacukumbuye cyane kandi nta bintu birenze yakoresheje. Rero guys, muri ino video tugiye kureba se ni gute ushobora kuba bikora. Ikintu usabwa nta kindi ni ukureba ino video kugeza irangiye kugira ngo urangize neza nawe umenye yuko ushobora kubyikorera. Kandi guys, nimba uzi ko ushobora no kuba utazi Icyongereza, ibi ngibi biri buze kugufasha kuko tugiye kubireba se ni gute ushobora kubona ari amakuru kandi ukanayabona mu Kinyarwanda ukabasha kuyasoma ukayikorera mu gihe gito cyane. Rero guys, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, kanda subscribe, liking ino video kandi wibuke no kwandika igitekerezo muri comment y'ikindi video twagukoreraho ubutaha. Ngiye mugiye kubana nitwa Shema, twagiye. Okay guys, urahita uza hano kuri Google Chrome yawe, uze hano muri search. Ahangaha uze wandikemo Reuters breaking news. Reuters breaking news gutya ubyandike ukunguku kugira ngo bitaza kwanga uhite wandikamo Ukraine and Russia. Biraterwa n'amakuru ukeneye ushaka washyiramo na M23 se cyangwa n'ibindi, ariko twege twifashishe urugero rwa Russia na Ukraine, Uburusiya na Ukraine. Urahita uza uscrolling uzukande kuri no link ya mbere iyi ngiyi ahangaha hano ku ya mbere bitewe n'amakuru washakaga. Twe turashaka aya ngaya, uri buhita ukanda aho utegereza hakanya gatonya, uraza scrolling dore yaso. Ubu nguba aya ni amakuru, ibingibi ni biba bigezweho. We ikintu uba uri buze gukora nta kindi kuri ano makuru urazo. Iyo utazi Icyongereza nibyo ngiye kukwereka ukuntu uri bubigenze, aya yose akahita ajya mu Kinyarwanda ukaba ushobora nawe kubasha kubyikorera. Uraza ukahita uyakopiya, uraza ukahita ukanda select all hara hejuru nkanze ukakanda select all. Ubu ngubu yose ari mwino copy tugiye gukora, ukahita uyakopiya uhita ugasubira inyuma, uhita uza hano muri ChatGPT. Ugomba nayo kuba uyifite, ukaza hano muri ChatGPT ukandikamo, ukayandikira ukayibwira ati ngo shyira aya makuru mu Kinyarwanda, shyira aya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Uri bumanuke hakanya gatonya, usigama akanya gato uhita pastingamo ya makuru twakopiye. Uri buhite ya pastingamo, uri buhite wohereza utegereze gusubize. Urahita wohereza utegereze gusubize, urategereza hakanya gatonya nago bitinda. Uri butegereze gusubize ibirimo irabyanayizinga, urategereza. Urabona ko amakuru yacu imaze kuya translatinga mu Kinyarwanda. Ahangaha wowe icyo ukora uba ufite akamikoro se cyangwa akandi kantu ushobora kurikodingisha urimo uravuga amakuru ukajya uyasoma. Aya ngaya yose niyo kandi ari mu Kinyarwanda, aya ngaya yose niyo ari mu Kinyarwanda. Wowe icyo ukora nimba nawe ushobora kuba wakifuza gukora itangazamakuru se cyangwa kuba nawe wajya umenya amakuru mbere, uraza ukabigenza gutya. Noneho iyo ushaka ari amafoto ushobora gukoresha muri video, ugaruka muri Google Chrome ukaza ukarehitamo ifoto ushobora kuba wakoresha bijyanye wenda n'ibyo urimo uravuga, kuko ano mafoto aba ari mwahangaha abajyanye n'ari ya makuru twakopiye. Uraza nyine wenda nk'urugero kaduhitemo iyi ngiyi, urayikanda ukagumishaho, ukahita uzugakanda ahangaha hepfo kuri download. Ahangaha uraza ukahita ugakanda hano kuri download, urabona ko itiba downloaded. Ikiba gisigaye ni ugukoramo video, asigaye ukahita ivamo amakuru se cyangwa nyine video yuzuye kandi urimo uravuga amakuru.
rero nawe unanashaka no kujya umenya amakuru uraza ukagita ubikora nka kuriya ukahita uyakopiya. Rero guys, nimba ubona ino video hari ikigufashije se cyangwa ukaba ubona ikugiriye umumaro ku bintu watekerezaga se cyangwa wiyumvagamo, kanda subscribe, urayikinga ino video kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo nihajya hagira video isohoka kuno muyoboro wa Shema Tips ujye uyibona mu bambere. Guys, wakoze kureba ino video, nimba nawe wayirangije se cyangwa wayifatiyemo hagati, ariko icyiza nuko wayireba ukayirangiza kugira nihagira akantu na kamwe kagucika. Naho ubutaha njye mwari kumwe nitwa Shema, mwakoze cyane.